bayobozi b'ibigo bitandukanye bishamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi, bayobozi mu nzego zitandukanye muri hano, barimu, babyeyi dusangiye kurerera u Rwanda, banyeshuri cyane cyane abakoze ibizamini bya leta mu kwezi gushize. Ndabizi ko mwiteguriye kubona amanota, umusaruro w'ibizamini mwakoze cyangwa se amanota yanyu, mu kanya muraza kuyagezwaho. Abadukurikiye hirya no hino binyuze mu itangazamakuru, mwiriweho neza. Ndagira ngo mbashimire kandi nabakire hano kuri iki kigo cya REB, aho tuza kubagezaho amanota yavuye mu bizamini birangiza amashuri abanza P6 ndetse n'iby'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ordinary level cyangwa all level. Mu kanya DG Nessa Dr. Bahati araza kutugezaho uko ibyo bizamini byagenze n'amanota yabivuyemo. Mbere yuko tukora icyo gikorwa, ndabanza nshimire abarimu badufashije mu gutanga remedial program. Iyi program twaba twarayishyizeho igatangira mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Mu mezi hafi 7 abanyeshuri biteguraga ibizamini bakaba baragiye baherekezwa, banafashwa mu kwitegura ibyo bizamini. Kandi umusaruro uragaragara, ndetse turaza kureba igihe bariho baradutangariza amanota, banatwereka uko abana bagiye bakora mu bice bitandukanye. Ngira ngo namwe muraza kubona ko hari umusaruro wavuyemo. Ikindi navuga cyane cyane mbwira abanyeshuri bakoze ibi bizamini, icyo bigamije ni muri iyo mpamvu ndetse n'iyo remedial program twavuze, ahubwo tuyitangirane n'umwaka kugira ngo abanyeshuri bose bashobore kubona ubwo bufasha bukenewe, maze bazarusheho gukora neza. Ni ngombwa rero yuko dukomeza kuzamura ireme ry'uburezi. Tugomba gushyiramo imbaraga, ari abanyeshuri, ari abarimu, ari ababyeyi, ari minisiteri muri rusange. Twese akazi kacu ni ukuzamura ireme ry'uburezi. Ni ukuvuga ngo tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abana bacu bashobore kwiga. Tugomba gutanga umusanzu wacu, ari uwo guhatira abana kujya ku ishuri, ari uwo kubafasha igihe bari ku ishuri, ari uwo kubaherekeza kugira ngo bashobore kwiga kandi bamenye. Icyo tutazakora ni ukubabeshya ko bamenye igihe batamenye, ariko nta effort nimwe tuzasiga inyuma kugira ngo tubafashe bashobore kumenya. Ibi nibyo bizatuma abana biteza imbere, banateza imbere igihugu cyacu, bubaka u Rwanda twese twifuza kandi dukwiriye. Ibi ngibi nibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora adusaba gukora kugira ngo dutange cyangwa se dukore nk'abikorera, kuko koko tuba twikorera. Ntabwo ninda byari kugira gusa ngo mbakire hano muri iki gikorwa.
hanyuma nsabe Dr. Bahati DG wa NESA kugira ngo atugezeho uko ibyo bizamini byagenze, hanyuma yaho tuganire cyangwa dusubize n'ibibazo mwaba mufite, tunagaruka ku ngamba turi bushyireho kugira ngo dukomeze gufasha abana bacu, abana b'u Rwanda muri uru rugendo rwo kwiga, kumenya, kwiyubaka no kubaka igihugu cyabo. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisita. Banyeshuri, babyeyi, bayobozi mu nzego zitandukanye, banyamakuru n'abandi bose mwaje kugira ngo twifatanye muri iki gikorwa cy'ingenzi cyo gutangaza ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza ndetse n'ibisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Ndagira ngo maze mbasuhuze kandi tubahe ikaze hano hari kubera uwo muhango. Nagira rero ntatinze mpite mbagezaho ibyavuye mu bizamini bya leta, ubwo ndaza gusaba abari ku buhanga bw'ibyuma ko bagerageza tukajya tujyana kugira ngo ibyo mvuge hano n'abandi bari hano babibona. Uyu mwaka rero dusoza w'amashuri 2024-2025, abanyeshuri bakoze biyandikishije gukora ibizamini bya leta bisoza na 27, abakandida bakoze ibizamini ni 219,926. bivuga ngo ku mpamvu zitandukanye hari abanyeshuri biyandikisha gukora ibizamini ariko ku munsi w'ikizamini wagera nyirizina ntibaze kubikora. Hanyuma muri aba banyeshuri bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza mu 219,900 bakoze ibizamini mu by'ukuri, muri bo 166,333 babashije gutsinda bino bizamini. Ni ukuvuga ngo uko bakoze byabashije kugera ku gipimo ngenderwaho ari cyo impuzandengo ya 50% amanota dufatiraho, akaba ari 75.64% by'abana bose bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza. Muri aba banyeshuri batsinze rero 46.8% na abanyeshuri b'abahungu, hanyuma 53.2% akaba ari abanyeshuri b'abakobwa. Aha rero wenda abari basanzwe wenda bafite imibare y'imitsindire yo mu myaka yabanje ndetse harimo n'uyu, bashobora kwibaza batese ko tureba ikigero cy'imitsindire yagabanutse, ariko dushingiye ku isesengura twakoze tumaze kubona ibyavuye muri ibi bizamini, bigaragaza ahubwo ko abana bakoze neza. Uko mubibona byerekanwa hari, ndagira ngo mbaha amakuru make yerekana ko habayeho gukora neza ku banyeshuri bose aba barangije amashuri abanza. Tugereranije ibyavuye mu bizamini bya leta umwaka ushize 2023-2024 ukanabigereranya n'ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye uyu mwaka, ndagira ngo nerekane uburyo habayeho mu by'ukuri gukora neza kw'abanyeshuri. Tuza kugaruka ku mpamvu wenda zabiteye. Ufashe nk'umwaka ushize mu bizamini bya leta, iyo
twarabariye kuri 50%, tukavuga tuti abanyeshuri batsinze n'abazaba bagize nibura 50% y'impuzandengo y'ibizamini byose bakoze. Abanyeshuri bari kuba bagize hagati ya 0 n'amanota 10, ndavuga ku ijana, bari kuba ari 126. Ariko uyu mwaka bavuye ku 126 bagera kuri 36. Bivuga ngo umubare w'abanyeshuri bari kugira amanota make cyane waragabanutse ugereranije ibizamini by'umwaka ushize n'ibyo uyu mwaka. Abari kugira hagati ya 10 na 20 nabo baragabanutse bava ku 1392 bagera kuri 64 gusa. Ngira ngo murumva uburyo abanyeshuri bari bari mu cyiciro cy'ababona amanota make cyane bagabanutse ugereranije umwaka ushize n'uyu nguyu. Reka nihute wenda ngere ku bari kugira hagati y'amanota 30 na 40, bari 45,045 n'ijana umwaka ushize, iyo tuza kubarira kuri 50% nk'inota ryo gutsindiraho. Ariko ubu ni 10,916 gusa. Ni ukuvuga ngo aba banyeshuri bagiye bava hariya aho abatsindwa cyane bari bazamuka, bagiye bajya mu cyiciro cy'aho abanyeshuri amanota meza, ari n'iyi mibare iri hariya hari icyatsi, aho kuva kuri 50 kugeza kuri 60 umwaka ushize iyo tuza kubarira kuri 50 bari kuba ari 43,677, ariko ubu bariyongeye baba 61,301. Bivuga ngo tuvana abana muri cya cyiciro tsindwa cyane ahubwo bajya mu cyiciro cy'abagerageza gutsinda, ndetse no kuva kuri 60 kugeza kuri 70 ubushize bari 27,500, ariko ubu ni 51,116. Aha rero iyi mibare iratwereka ko mu by'ukuri nubwo turebye imitsindire rusange umwaka ushize wavuga ko wenda yari hejuru, ariko bibutsa ko ubu ngubu bongereye amanota yo gufatiraho, ariko n'imibare iratugaragariza ko abana bakoze neza. Hanyuma tugiye uko abanyeshuri bakoze mu turere dutandukanye, biragaragara ko akarere ka Kirehe, Kicukiro na Ngoma ni tumwe mu turere twakoze neza. Abanyeshuri basoza amashuri abanza, kuko Kirehe mu banyeshuri bose basoza amashuri abanza bakoze ikizamini cya leta 97 barenga batsinze. Hanyuma muri Kicukiro 92 n'ibice 2 baratsinze, hanyuma na Nyagatare 87 n'ibice 18 baratsinze. Nubwo ariko bimeze neza muri Kirehe na Kicukiro, tundi turere ubona ko hakenewe gushyirwamo imbaraga, cyane cyane nk'akarere ka Nyaruguru, aho mu banyeshuri bose bakoze ikizamini cya leta 64,57 aribo batsinze ikizamini cya leta. Hanyuma Ruhango 66 barengaho gato nibo batsinze ikizamini mu banyeshuri bose bakoze ikizamini. Hanyuma na Nyabihu nayo 69. Uko niko mu turere mu by'ukuri byari byifashe mu bizamini bisoza amashuri abanza. Iyo rero tumaze gukosora ibizamini bya leta tukabona ibyavuyemo, tunashyira abanyeshuri mu myanya. Aha rero nagira ngo mabwire ko abanyeshuri barangije amashuri abanza, abatsinze twabashyize mu myanya. Twari dufite imyanya itandukanye, ni ukuvuga hari abanyeshuri biga babayo muri boarding schools, ariko tukagira n'abanyeshuri nabo biga mu mashuri ya hafi y'iwabo biga bataha. Ubu rero mu banyeshuri 166 birenga batsinze ikizamini gisoza amashuri abanza,
ibihumbi 15,695 nibo twabashije guha imyanya mu mashuri biga babayo, biga boarding schools, naho abasigaye bakaba ari ibihumbi 150,639. ni ukuvuga ngo imyanya yose yari ihari mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye twayishyizemo abanyeshuri nk'uko mubibona rero ni na mike, abari 7% gusa niyo myanya dufite y'abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye biga babayo, kandi yose twayishyizemo abanyeshuri. Icyo rero ibyo byari byavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza, nkaba nagira ngo nanakomeze mbagezaho ibyavuye mu bizamini bya leta by'amashuri icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Aha rero nk'uko na mbere twari twabivuze, amashuri yabereyemo, amashuri yari afite abakandida bakora ibi bizamini uyu mwaka yari 890. Hanyuma abanyeshuri bose biyandikishije gukora ibi bizamini ni 149,206. Hanyuma abakandida bakoze ikizamini ni 148,702. Murebye rero ubundi uyu mwaka byagaragaye ko abenshi, umubare munini w'abanyeshuri biyandikishije gukora ikizamini n'ubundi baragikoze, ku buryo ari nayo mpamvu ubona ijanisha ry'abiyandikishije ndetse n'ijanisha ry'abakoze ikizamini bingana. Ni ukuvuga ngo umubare w'abatarokoze ikizamini wari muto cyane. Muri aba banyeshuri rero bakoze ikizamini 148,702, abanyeshuri twabashije kubarira amanota abo twita graded ni 148,676. Hanyuma abatsinze ni 95,674, bikaba bingana na 64,35%. Hanyuma muri bose abakobwa akaba ari 50,2%, hanyuma abahungu akaba ari 49,8%. Nk'uko nabivuze mbere, ku byavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza, abafite wenda imibare y'imyaka yahise na 40 bari kuba ari 37,082, ariko ubu ngubu baragabanutse bagera ku 11,850. Wajya muri cya cyiciro ndetse tunafatiraho abatsinze, inota ry'abatsinze guhera kuri 50 kugeza kuri 60, iyo tuza kubarira kuri 50% umwaka ushize twari kubona gusa abanyeshuri 24,925, ariko bikubye hafi kabiri, ntabwo ari kabiri ariko bariyongeye bagera ku 41,269. ni ukuvuga ngo umubare w'abanyeshuri wagiye uva muri bariya bagira amanota make cyane wagiye wiyongera hari abanyeshuri batsinda neza. Aha naho uturere dutandukanye, nuko isesengura ryatweretse ko nanone Kirehe iza mbere mu bakoze neza, aho mu banyeshuri basoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye 91.3% batsinze, Ngoma 78 barenga ku ijana baratsinze, hanyuma Kayonza naho 78.4 baratsinze. Ariko nanone nkuko nabivuze mbere, hari uturere hagikenewe gushyirwamo imbaraga, kuko nka Gakenke, Kamonyi, Musanze ubona ko 46%, 45 na 44. Aha rero naho iyo tumaze gukosora tugakora isesengura y'ibyavuye mu bizamini, nabwo dushyira abanyeshuri mu myanya, abanyeshuri bagiye mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Aha nkaba nababwira ko abanyeshuri bajya mu burezi rusange aribyo twita general education ni 20,681,
nibo bagiye mu mashuri abanyeshuri biga babayo n'ibihumbi 18,929 bajya mu mashuri abanyeshuri biga bataha. Hanyuma abanyeshuri biga bajya kwiga tekinike imyuga n'ubumenyingiro ibihumbi 28,213 bazajya kwiga mu mashuri biga babayo, naho ibihumbi 20,641 bajye kwiga mu mashuri abanyeshuri biga bataha. Hanyuma abanyeshuri bajya kwiga inderabarezi ho bose biga baba ku mashuri, twashyizeho abanyeshuri 3,669, abanyeshuri biga kuba abafasha b'abaganga ni 545. Hano wenda ngira ngo mvuge ko n'amashuri bajya kwigamo yiyongereye kandi nabo bose biga baba ku mashuri. Hanyuma abiga ibaruramari 2,271 twabashyize mu mashuri biga babayo, hama 76 bajya mu mashuri bazajya biga bataha. Aha nagira rero ngo nibutse ko mu rwego rwo kugira ngo dufashe abanyeshuri bacu baba barangije ibi byiciro by'amashuri bitandukanye, cyane cyane nk'ababa bashobora kujya kwiga amashuri yandi hanze mu bindi bihugu, hari uburyo tubara amanota tuyashyira mu byiciro kugira ngo nibajya kwiga muri ibyo bihugu bizabashe kuborohera kubara aya manota cyangwa se bajye kwigereranya n'ibindi bihugu. Aha rero murabibonaho abanyeshuri baba bakoze neza muri buri somo runaka, abari afite hagati ya 80 kugeza ku 100. Hanyuma nk'uko mubibona hano umunyeshuri watsinze isomo minimum pass nuko aba afite nibura amanota 50 ku 100 muri buri somo. Abanyeshuri bacu rero bari hano ndetse n'abandi harimo abakoze neza, harimo rwose ab'intyoza niko nabivuga, ndetse twabatumiye hano. Ubwo umwanya nuza kugera turi buze kubavuga, ndetse hari n'ibihembo bitandukanye bateganyirijwe. Ubwo umwanya wabyo nugera turaza kubivuga, ariko amazina ari na hano. Sinzi wenda bibonye, reka cyangwa se reka mbasome. Mu banyeshuri barangiza amashuri abanza abahize abandi ni 6. Harimo Impano Brave Gloria, arakaza Leo Victor, murambabarira, akaba ari umuhungu, yagize amanota 99.4, akaba yigaga ku ishuri bita Wisdom School Musanze, mu karere ka Musanze. Hanyuma Impano Brave Gloria umukobwa yagize amanota 98.8, akaba yigaga muri Excellence School hano bibeshye muri Bugesera, mu karere ka Bugesera. Hanyuma Ihirwe Kanimba Honette yagize 98.8, yiga muri New Vision Primary School iri Huye. Hanyuma Duhirwe Gol Gavin Darcy yagize 98.8, yiga muri Ecole Internationale La Racine. Hanyuma Sengiyumva Joanna Holiness nawe yigaga muri Excellence Academy School yo mu Bugesera. Hanyuma Ashimwe Keza Geraldine nawe yigaga muri Excellence Academy yo mu Bugesera. Aha habaye ikosa ryo kutandika ishuri ariko barabikosora. Hanyuma mu bana bakoze neza mu bizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ho ni 5. Impamvu hari ababaye 6 nuko harimo 2 banganya. Ni 4? Ni 4 banganya. Hanyuma Izere Henok Trezor ni umuhungu, yagize 98.67, akaba yigaga kuri ES Kanombe Efotech. Uwumuremyi
Albert ni umuhungu yagize 98, akaba yiga kuri Hope Haven. Ndetse n'ukurikiyeho Ineza Flora Elize yagize 97.89, nawe yiga kuri Hope Haven. Ndayishimiye Jean d'Amour ni umuhungu akaba yagize 97.89 kuri Hope Haven muri Gasabo. Hanyuma Agaba Happy Jean Youth ni umuhungu yagize 97.78, akaba yiga kuri Petit Seminaire Saint Aloys de Rusizi. Ubu rero ababyeyi abanyeshuri bari kwibaza batese ko amanota atangajwe turayabona dute? Ni ibisanzwe, ni ukujya ku rubuga rwa NESA, hanyuma barahasangaho aho bararebera amanota. Ni ibisanzwe bari bubimenye, ndetse ubu twamaze no kubitanga ku buryo nta kibazo kiriho. Gusa navuga ko hano mu myaka yashize aho banyuraga ni nk'idirishya banyuragamo bareba amanota byabaga ari rimwe, ariko ubu ngubu nujya kureba amanota asoza amashuri abanza hari idirishya ryaho, hanyuma n'amashuri asoza ikiciro rusange cy'amashuri yisumbuye naho hari idirishya ryaho. Nimujya ku rubuga rwa NESA murabibona. Tugana rero ku musozo, nuko nubwo tuba twakoze uko dushoboye kugira ngo ibi bizamini bikorwe mu mucyo, dukosore neza ndetse tunashyira abanyeshuri mu myanya, ariko ntihabura wenda abatanyurwa. Nayo mpamvu tubabwira ngo waba utanyuzwe ku ishuri bagushyizeho, ufite uburenganzira bwo kudusaba ko wenda twaguhindurira ukaba wajurira. Ibyo nabyo biremewe. Iyo usaba ko tuguhindurira umwanya ubikora nibura mu minsi 14 ikurikira itangazo ry'aya manota, hanyuma tukabisuzuma tukareba niba ubusabe bwawe bufite ishingiro, tukaba twagufasha. Gusa nanone ndagira ngo menyeshe ko ubusabe bwose mutugejejeho busaba guhindura umwanya atari ko bukunda, kuko akenshi na kenshi imyanya muba musaba ntabwo ibiboneka. Hari n'abanyeshuri rero bashobora kuba batanyurwa n'amanota baba babonye, nabwo bafite uburenganzira bwo kujurira bakadusaba ko twongera kubarebera. Nabo rero barabikora, byose binyura muri system y'ikoranabuhanga ihari kandi bose turabasubiza. Murakoze Honorable Minister, nibyo nashaka kugeza ku mbaga iri hano ku byavuye mu bizamini byanjye. Murakoze. Nagira ngo mwashoboye kubona uburyo abana bakoze, mukabona yuko abana bakoze bashyizemo imbaraga, ndetse urabibona mu manota nk'uko Dr. Bahati yabyerekanye. Urabona mu bice byose uburyo ari abari barakoze nabi hasi hagati ya 0 na 40, uburyo uwo mubare wagabanutse, ndetse hagati ya 60 cyangwa 70% uwo mubare wazamutse. Ibyo byose mwagiye mubibona. Ngira ngo nidukomeza gukora nk'uko twakoze uyu mwaka ushize, iyi mibare izakomeza kugenda izamuka, kandi niko ubumenyi bw'abana b'abanyeshuri buzagenda butera imbere buzamuka. Ndagira ngo nanjye shimire aba bana bari hano bakoze neza. Mwabonye amanota babonye arashimishije rwose, ubwo mwamfasha kubaha amashyi. Ndetse na bagenzi babo ubwo ngubwo umwaka utaha bazarushaho, hanyuma hatsinde benshi kurusha abatsinze uyu mwaka. Ariko twese dufatanye kugira ngo dukomeze kuzamura ireme ry'uburezi, abana barusheho gutera imbere. Tubikore mu buryo bwubaka kugira ngo tuzashobore kugera ku cyerekezo 2050
na Vision 2050 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatugeneye nk'igihugu, kandi ngira ngo benshi muri twebwe twishimiye. Ubwo ngubwo twafungura, ngira ngo Jean Claude akayobora uburyo twajya dusubiza ibibazo mwaba mufite, hanyuma na za link Dr. Bahati yaberetse. Icyo nakongeraho nuko icyo nakongeraho nuko ugiyeho biragusaba kuba ufite code yawe, ari umunyeshuri cyangwa umubyeyi, ukayishyiramo, none ukabona uburyo umwana yakoze muri buri somo, amanota yabonye, percentage yabonye, n'aya ma letters mwabonye ya A, B, C, D, ariko n'amanota ubwayo urayabona, ku buryo buri mubyeyi yabona uburyo umwana we yakoze, ndetse n'umwana abyibonere. Ni ngombwa yuko ibyo biba, ndetse n'ababyeyi babisabye. Niba mubyibuka, umwaka ushize dutangaza amanota ya A level, ni kimwe mu cyifuzo ababyeyi bari batugejejeho, kandi twarabikoze. None ubu ngubu ushobora no kuyabona ari muri P6 na S3 aho ngaho. So nagira ngo Jean Claude yaranyibukije yuko tubanza guhemba abanyeshuri, noneho niturangiza guhemba abanyeshuri, ubwo ngubwo turakira ibibazo mwaba mufite. Murakoze. Murakoze cyane nyakubahwa Minisitiri w'umuyobozi wa NESA, mubongere mubahe amashyi, ariko cyane duha amashyi. Hanyuma Minisitiri w'umuyobozi wa NESA, kugira ngo abana batsinze neza baze kugera n'ifoto y'urwibutso, turabasaba ko bajya kuri iyi myanya, hanyuma muri protokole badufashe bakore aya meza kugira ngo abana baze kugira ifoto y'urwibutso igihe baba bahabwa ibihembo. Kongere tubashimire mwese abari hano n'abadahari. Muganje ubwo twashimiraga itangazamakuru, twibagiye gushimira na Radio Keti Press, nayo abayikurikiye barimo barabasha gukurikira uyu muhango wose uko wakabaye. Mu kanya rero tugiye gutangira guhemba aba bana bahize abandi, hanyuma turahamagara umwana aze imbere. Turaba twamenyesheje n'umuyobozi iri umuhembe, hanyuma umwana araza kuza afata ifoto n'umuhemba, ariko nibazanye n'ababyeyi haraba n'indi foto ya kabiri y'umwana, ababyeyi n'utanga ibihembo. Nkuko rero mu kanya dutangaza amanota, mu byiboneye abana bakoze neza, ariko abahize abandi reka babe bitegura. Igihembo cy'umwana wahize abandi mu mashuri abanza kiraza gutangwa na nyakubahwa Minisitiri w'uburezi, niwe udutangira igihembo cy'umwana wahize abandi mu mashuri abanza. Uwo mwana wahize abandi yitwa nkuko mwabyumvise Izere Enoch Trésor. Nari mpereye ku mashuri ya Tronkome, kandi turere ku mashuri abanza. Reka duhere kuri Arakaza Leon Victor. Uwo mwana ntiyashoboye kuza, n'uwo muri Wisdom School Musanze. Twasabaga niba hari uwaje umuhagarariye ko yatambuka imbere. Hari uwaje ahagarariye uyu mwana? Ego, umuyobozi w'ishuri niwe uje kwakira iki gihembo kiri butangwe na Minisitiri. Uyu mwana niwe wahize abandi, yagize amanota 99 n'ibice 4. Murumva kose ko uwo mwana ari umuhanga cyane. Tubonereho dushimira umwana utahari yahagarariwe, dushimire umuyobozi w'iri shuri, kuko murumva ko umwana ari umwana rwose wakoze neza cyane. Minisitiri niwe ushyikiriza igihembo, hanyuma na baje bahagarariye iryo shuri, baje bamuhagarariye, ariko uwo mwana naza icyo gihembo azagihabwa. Aba bana bahize abandi bose uko ari 11, kuko muri primaire duhemba 6 no muri secondaire duhemba 5. Buri wese mu bihembo bahabwa harimo computer n'ibikoresho by'ishuri bizabafasha rwose, ndetse hari n'abazarihirwa nkuko tuza kubibagezaho mu kanya. Umwana wabaye wa kabiri mu mashuri abanza yitwa Impano
Brave Gloria yavuye ku ishuri rya Excellence Academy School mu Bugesera, yatambuka arahabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa NESA. Umuyobozi mukuru wa NESA niwe umuyobozi mukuru wa NESA araduhera igihembo umwana kandi uzakomereza aho ngaho, ndetse navuga ngo n'andi mashuri ashobora kujyaza akabegeraho mugafatana. Hanyuma reka dusabe iyo foto barimo bose, iyo foto nziza y'urwibutso. Head teacher twari twagufotoye igira hino kugira ngo ababyeyi n'umwana n'abahembye bafate igihembo, hanyuma abafata igihembo n'iyo foto namwe yanyu twari twayifashe. Murakoze cyane, murakoze cyane. Hanyuma tugiye gukurikizaho umwana wa gatatu niba ego. Murakoze. Head teacher nawe yafashe ifoto iri kumwe n'ababyeyi, ntago ego nuko byari kujye n'ababyeyi kugira ngo bajye ifoto. Hanyuma Ihirwe, okay, umwana wa gatatu tugiye guhemba ni Ihirwe Kanimba Henriette Honnête, ntago ari Henriette, Ihirwe Kanimba Honnête no kuri New Vision Primary School Huye. Ihirwe yatambuke yigira imbere, hanyuma arahabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa REB. Ego nawe nkuko urakoze. Umwana ugiye guhabwa igihembo ukurikiyeho ni Duhirwe Gavin Darcy. Ego nuko warakoze cyane, uzakomerezaho uzahora uba wa mbere. Araza guhabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa RTB Engineer Paul Mukunzi, atambuke atange igihembo. Nuko tukomerezaho, uzakomeza utsinde, bagushije computer, barabaha n'ibindi bihembo na certificate mwayibonye. Ahari icyo navuga, ibyo bihembo birimo amakaye, ibikoresho by'ishuri. Impamvu batarimo kubibahereza none habirahari biteretse hari, ariko biraremereye ku mwana ungana kuriya, ni ibikoresho byinshi kandi byiza. Murakoze ababyeyi be batambuke. Yego tinuko uzakomerezaho, uzakomeze no mu myaka iri imbere, uheshe ishima umuryango n'igihugu. Nuko mubaha amashyi. Ego murakoze. Umwana ukurikiyeho ni Nsengiyumva Joanna Holiness. Joan, ego igira imbere arahabwa igihembo cye, aragishyikirizwa n'umuyobozi mukuru Mwarimu Sako, yaje hagarariwe n'ushinzwe na director ya business y'Umwarimu Sako. Ndetse Umwarimu Sako igihe abatanga n'igihembo, ndamuha nk'amasegonda make avuge hejuru yo gushyikiriza abantu igihembo, avuze n'ikindi batanga. Murakoze Umwarimu Sako kuduhembera umunyeshuri, nawe arahabwa ibikoresho kimwe n'iby'abandi, igihembo kirimo computer, certificate n'ibindi bikoresho byagenewe abana bibafasha kwiga. Yego n'ababyeyi be twasaba cyangwa abandi baje bamuherekeje bakigira imbere bagafata iyo foto y'urwibutso. Yego mutambuke vuba. Nuko ati nuko komeza uduheshe ishema aho wize n'igihugu, kandi uzakomeze gutera imbere. Murakoze cyane. Umwarimu Sako igihembo cyanyu ni iyo computer gusa, n'iki kindi mutanga. Murakoze. Nkuko bavuze ko Umwarimu Sako hari n'ikindi gihembo ifite. Umwarimu Sako nk'ikigo gishamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi, ariko nanone cy'abarezi. Abarezi rero binyuze mu bayobozi b'ikigo bahisemo yuko aba banyeshuri nk'uko dusanzwe tubigenza, ubundi twajyaga duhemba abana bose 5 ba mbere kuri PRE na 5 ba mbere kuri O-level.
ariko ngeze ahangaha nyine nka kwa kundi k'umuntu aba atwite hatarabaho kujya kwivuza kwa muganga ngo umenye ngo se utwite abana bangahe umwana bangahe habayeho nyangwa impanga muri ibi birori. Rero nanjye nk'umuntu uhagarariye ikigo ibyo byose ntabwo twavuga hari hagenwa abana 10 none babaye 11 n'uwo mwana wa 11 nawe azajya mu bandi ndabigeza ku buyobozi. Hanyuma icyo gihembo ni ikihe kugira ngo twihute? Icyo gihembo ni school fees ku bana bose uko ari 11 bagaragaye ko ari 11 bazajya mu bigo bya leta n'ibikorana na leta ku bw'amasezerano, bakaba bazarihirwa school fees mu gihe cy'umwaka wose. Arakoze cyane, turamushimiye. Turabashimiye. Umwana tugiye gusorezaho ariko ntagaruka abandi bamurushije nawe komerezaho. Nuko ashyikirijwe computer na certificate na bya bikoresho, ndetse mwanumvise icyo gihembo nari nanze kukivuga bataragitangaza ko abana bose baziga ku mwaka wose abari mu bigo bya leta n'ibifashwa na leta barihirwa n'umwarimu Sako. Ababyeyi cyangwa abaje baherekeje Keza batambuke. Nuko ababyeyi mwarakoze kurera umwana, murabona rwose ko nawe abahesheje ishema. Nuko yego Keza Gerardine, nuko urakoze kandi uzakomereza aho ngaho n'ubutaha tuzakubone uri mu bimbere. Murakoze. Hanyuma murakoze. Iki gihembo iki gice cya mbere cyo guhemba abana barangije amashuri bahize abandi mu mashuri abanza turagisoje, tugiye gukurikizaho igice cy'abana bahize abandi basoje icyiciro cya mbere cyangwa tronkome cy'amashuri yisumbuye. Uwa mbere nawe araza guhabwa igihembo na nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi muri tronkome, yitwa Izere Enoch Trésor, yigaga kuri Efoteke Kicukiro. No bayihute bafatira foto, abaje bamuherekeje bafata ifoto. Ababyeyi mwihute kugira ngo dufate iyi foto. Ubwo yego mutambuke, mwarakoze kurera, mwarakoze. Mu gihe ababyeyi batambuka mu kanya wo tuza guhemba n'uw'Umuremyi Albert bwara bayitegura, ariko n'ababyeyi baba biteguye. Nuko mwarakoze cyane. Nuko Trésor uzakomeze ujya imbere nk'uko izina ryawe bivuga, koko urabona ko ubukungu ku muryango n'igihugu. Nuko udukurikizaho n'uw'Umuremyi Albert. Uw'Umuremyi Albert ni wo muri Hope Haven, nawe yagize amanota 20 ahari. Ababyeyi nibatambuke bigira imbere, ababyeyi n'abandi baje bamuherekeje bati nuko umuyobozi mukuru wa Nesa arimo anamugira inama, ndabona bamwenyura ngo azakomerezaho mu myaka iri imbere rwose tuzamubona akomeza kugenda imbere. Murabona rwose ko umuryango arabavandimwe n'inshuti bamwishimiye, natwe twamwishimiye cyane, n'abamukurikiye abadukurikiye bose babyishimiye. Albert warakoze cyane, murakoze kuri iyo foto y'urwibutso. Mwana tugiye guhemba ubwa gatatu. Ni Neza Flora Elise, nawe no muri Hope Haven afite amanota 97. Ubwo nawe yatambuka kaza imbere. Ndaje ndasaba umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'u Rwanda kaza kumuduhembera mu myaka iri imbere, uzamwakira muri kaminuza, niko twizeye. Arakomeza kujya imbere ndabizi. Nuko Flora, n'ababyeyi be barabari hafi mu gihe arimo guhabwa ibihembo. Flora, uwo muyobozi wa kaminuza muganira uko uzagerayo, uzakomeza ubu wa mbere. Nuko ndabona rwose. Yego nuko ababyeyi ba Flora nabo bigira imbere. Yego ababyeyi cyangwa baje bamuherekeje. Yego nuko rwose uzakomerezaho. Nuko yego yezaho uzakomeza utsinde. Nuko Jean d'Amour, nuko abaje bamuherekeje nabo babigira hafi. Ndabona padiri atambuka
ndabona n'uyu mubyeyi atambuka nuko bati komerezaho n'ubutaha ujya ahora uza mbere nuko yego mudufatire iyo foto y'urwibutso hanyuma uwo tuza gushima muri iki cyiciro tuza guhemba bwa nyuma nuko uwo tuza guhemba muri iki cyiciro usigaye yitwa Agaba Happy Jean Ede wo kuri Petit Seminaire Saint Aloys ya Rusizi yagize amanota 97.78. Ego natambuke arimo aratambuka tugiye gusaba umujyanama mu biro bya Ministry City gato hanyuma tukaza gukomeza ku cyiciro gikurikiraho mu kanya. nuko murakoze nuko uzakomeze Enyanya murabyumvise uyu mubyeyi yaratu twibukije iminsi y'umwaka ushize amezi ajya kuba nkaya avuga ngo enyanya harya bivuga ngo hejuru cyane ni ururimi rwo ku nkombo niba nibuka neza murumva ko uburezi buri hejuru rwose mu mpande zose z'igihugu. Nyakubahwa Minisitiri w'uburezi mu gihe nyakubahwa Minisitiri w'uburezi n'ubuyobozi wa NESA basubira imbere ku meza kugira ngo babashe kutusubiriza ibibazo abanyamakuru mu kanya gato umwanya ni uwanyu hanyuma tukaganira niba hari bitasobanutse cyangwa mukeneye ibisobanuro birenzeho cyangwa amakuru arenzeho. Hari nyakubahwa Minisitiri umuyobozi mukuru wa NESA arahari ariko hari n'abandi bayobozi batandukanye nkuko mwababonye hari umuyobozi mukuru wa RTB mwabonye umuyobozi mukuru wa kaminuza mwabonye umuyobozi mukuru wa REB n'abandi bayobozi batandukanye. Nyakubahwa Minisitiri twemereye twatangira tukakira ibibazo turaza gusaba buri munyamakuru kwivuga abafite mikrofone bazibegereze hanyuma buri munyamakuru yivuge avuge n'ikibazo cye kubera ko abanyamakuru ari benshi kugira ngo buri wese agire amahirwe ikibazo cya kigufi kugira ngo bisubizwe hanyuma nyakubahwa Minisitiri twafata ibibazo 5 bya mbere tukaza kubisubiza nyuma tukaza gufata ibindi. Ufite mikoro ninde okay murakoze Jean Paul Maniraho wa RBA niwe duhereyeho. Murakoze cyane ndashima ko muhembye aba banyeshuri ariko bafite abarimu babigishije stati rusange stati ihariye igenga abarimu iteganya ko abarimu babaye indashyikirwa kugeza ku musozo nabo bahembwa. Ndagira ngo nkubaze nyakubahwa Minisita ese aba barimu bazatangira guhabwa imidari iryari? Aka kabiri nihuta cyane harimo harakorwa amavugururwa mu burezi cyane cyane kubijyanye no gushyira abarimu mu myanya abenshi ntibatuje haravuga ko abayobozi b'ibigo by'amashuri bashaka kuba bamwe batabikora neza. Mutubwira aho bigeze mu mamare n'impungenge n'igihe bizarangira kugira ngo nabo bitegure gutangira umwaka. Icyanyuma abigisha mu mashuri amashuri yigenga mugereranyije najyanye n'iki nihe mubona mwashyira imbaraga mwongere munadufashe nk'abanyamakuru kubaha boherejwe mu bigo iriya liste muyidushyirira aha ngaha tubirebe neza kuko imibare irimo iricangacanga babitangaje bihuta. Murakoze. Murakoze nitwa Rutagengwa Viateur kano kanya naje mpagarariye Connection TV yo ku murongo wa YouTube ariko nkora no mu bindi bitangazamakuru bitandukanye birimo radio na televiziyo. Gutsinda cyangwa se gutsindwa ni munsi y'amanota ngo tuzajye tubona kuri rwa rutonde ibigo bya leta nabyo bigaragara ko bitsindisha abanyeshuri ku rwego rwo hejuru. Murakoze dufate ikibazo cyanyuma muri iyi seri ngira ngo
kugira ngo tubanze dusubize ibyo. Murakoze, nitwa Nkundi Eric Bertrand, nkorera Goodrich TV. Mwatubwiye ko kubatishima amanota babonye bashobora kujurira, ariko twagira ngo mutubwire nk'umwaka w'amashuri 2023-2024 abajuriye mugasanga ubujurire bwabo bufite ishingiro amanota yabo agahindurwa ni bangahe, kugira ngo tubashe kubisobanukirwa. Murakoze. Nyakubahwa Minisitiri, mubyemeye mwabanza mugasubiza ibibazo hanyuma tukajya ku cyiciro gikurikiyeho. Murakoze. Murakoze. Reka nsubize yenamereye ku bibazo byabajijwe nyuma. Hari ibyo ndi busubize, hari n'ibyo nza gusaba DG Nessa ko yasubiza. Nko ku kibazo cyerekeye ibi byerekeye appeal process, kuri kubashoboye gukora appeal process bakabona ibyo basabye, ndaza kumuha umwanya agisubize. Ku kibazo kamarade yabajije kijyanye n'imikorere y'ibigo bya leta ugereranyije n'ibigo by'amashuri yigenga, iyo turebye uburyo amashuri yigenga cyangwa private school zakoze n'uburyo amashuri ya leta yakoze, nibyo koko hari itandukaniro, ndetse urasanga umubare w'abatsinze, iyo urebye abatsinze mu kigo usanga uwo mubare uri hejuru muri aya amashuri ya private school, ariko iyo urebye umubare umaze kwiyongera mu mashuri ya leta nabyo urabona ko bigenda bitera imbere. Icyo leta irakora rero ni nko gushyiraho iriya programme nababwiye ya remedial program, kugira ngo ari amashuri ya leta cyangwa se amashuri afatanyabikorwa na leta biciye mu masezerano, kugira ngo nabo bashobore kwiga ndetse banakore neza kurusha uburyo bari basanzwe bakora. Iyo programme nk'uko twabibabwiye uyu mwaka ushize yari yaratangiye mu kwa mbere k'uyu mwaka, ariko ubu ngubu izatangirana n'ishuri. Bivuga ngo turiho turashyira imbaraga nyinshi kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi muri rusange, ariko cyane cyane mu mashuri ya leta n'amashuri y'abafatanyabikorwa na leta mu buryo bw'amasezerano. Ubwo rero nibwo buryo tubona tuzazamura intera mu buryo dukora muri ayo mashuri, ku buryo umwaka utaha dutangira kubona amashuri ya leta umubare wayo uzamuka mu bahabwa imitsindire nk'uko Nessa ibitangaza. Bivuga ngo kugira ngo umwana yimuke avuye mu cyiciro kimwe agiye mu kindi agomba kuba yaratsinze. Ni ukuvuga ngo agomba kuba yaratsinze binyuze nyine muri ibizamini bya leta bakora, cyane cyane muri biriya byiciro ibi bizamini biriho. Ntabwo ari amabwiriza areba gusa amashuri ya leta, ariko areba amashuri yose yo mu Rwanda. Ku kibazo kijyanye n'aho abanyamakuru bakura bimwe mu byatangajwe hano, ngira ngo ni Johnson wari wakibajije. Iyi liste mwayibona kuri website ya Nessa. Ngira ngo ibintu byose twavuze hano biriho, mwabihasanga, cyangwa se ibyo mwaba musanze bitari kuri iyo website mwabaza Nessa. Hariho amanimero mwahamagara cyangwa se n'ama email mwakwandikiraho hagize ari icyo mwifuzaga mutabonye muri izo link ziza kuba ziri kuri website ya Nessa. Nk'uko twabitangaje hano, nta kintu twatangaje ahangaha kitari hanze cyangwa se kibanga, ndetse turashaka ko abanyarwanda bose muri rusange babibona kugira ngo tubiganireho ndetse dushyireho ingamba zifatanya kugira ngo
dukomeze gukora duteza imbere uburezi bw'abana b'u Rwanda. Wabajije ku byerekeye amasomo tubona tugomba gushyiramo imbaraga kurusha, nabyo ngira ngo muraza kubisanga kuri iyo website ya NESA, ariko nk'imibare muri primaire twasanze ari imwe mu masomo tugomba gushyiramo imbaraga cyane, kuko urebye umubare w'abanyeshuri batsinda imibare muri kiriya cyiciro uracyari hasi. Ubwo rero izi information twabonye ziradufasha kumenya ayo masomo nyine dushyiramo imbaraga. Kuri primaire imibare hari isomo rimwe mfashe imibare niyo tugomba gushyiramo imbaraga kurusha ibindi. Wagera muri all level ukareba uko abanyeshuri bakoze, turagomba gushyira imbaraga nyinshi cyane muri physics. Muri physics niyo somo abana benshi batashoboye, ubwo rero niyo tugomba gushyira imbaraga. Ariko no mu yandi ma sciences, no mu mibare, biology na chemistry, naho tugomba gushyiramo imbaraga. Nubwo bitameze kimwe na physics, hagize hari icyo mwifuza kidahari, ubwo mwagisaba nacyo bakakibaha. Kuri Jean Paul yabajije ibyerekeye abarimu no kubashimira. Nibyo koko, nahere mshimira abarimu ku byerekeye uburyo bitanze bakadufasha muri remedial programs, ariko ndanibutsa Jean Paul ko tugira umunsi mukuru w'abarimu. Uwo munsi mukuru w'abarimu nibwo twerekana abarimu bahize abandi, kandi tukanabashimira ku mugaragaro nk'uko twashimiye abana kuri uyu munsi wabo. Ubwo rero namurarika ko azaza muri uwo munsi mukuru w'abarimu, hanyuma akadufasha gushimira abarimu bakoze neza. Ugura ibyo ushoboye kugura. Ubwo rero niyo mpamvu leta ishyira amafaranga menshi mu mashuri ya leta, kugira ngo ntihagire umwana w'umunyarwanda uzabura kwiga ngo nuko yabuze amikoro. Ubwo ngubwo nicyo navuga kuri ibyo ngibyo byerekeye amafaranga asabwa na private schools. DG yenda wasubiza kiriya kibazo cya appeal process, habaye n'ikindi ushaka kunyunganira nabyo wabikora. Murakoze. Nakoze kuba Minister. Eric wa Goodrich TV yabajije ati se ko mwavuze ko akaba ari udusaba ko turebera umunyeshuri niba mu by'ukuri nta kibazo cyabaye mu manota ye. Barabikora ari benshi, gusa ubu imibare wenda wari usabye uvuga utese mu babisabye umwaka ushize yabinganite, ubu ntayo dufite ubu ngubu. Urimo ubaza niba hari ababisaba bagasanga amanota yabo akwiye guhindurwa, barahari, ariko nyuma tumaze kureba mu mibare twaza kuyibashyikiriza. Murakoze cyane. Murakoze cyane wa Minisitiri umuyobozi wa NESA. Reka dufate ikindi cyiciro cy'ibibazo, reka duhere ku munyamakuru unyegereye hano. Murakoze, nitwa Abdul Nyirimana, ndi umunyamakuru wa Radio Izuba na Izuba TV. Icyo ngira ngo mbaze ni ikijyanye n'abana uyu munsi tusigaye duhura nabo, ugasanga umwana ntiyagize amahirwe yo gukomeza ishuri kubera ko umwana yakoze ikizami cya leta atatsinda, iwabo bakavuga bati ntabwo uzajya kwiga amashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12. Ese muramara mute impungenge ababyeyi bagifite imitekerezo nk'iyo kumva ko uburezi bari tumaze kugaragarizwa mu kanya gashize iragaragaza ko abana b'abakobwa performance yabo iri hejuru cyane kurenza y'abahungu? Ni ikibazo cyanibajijwe na bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite bakibaza former minister, prime minister. Ntago mu bigaragara ari ikibazo gikomeye cyane, mu bufite izihe ngamba zo kugarura umwana w'umuhungu ku ntebe y'ishuri ndetse nawe agatsinda neza, ariko nanone mu kijyanishe n'itangazo twabonye mu cyumweru gishize nyakwa minister
rigaragaza ko amashuri mu mujyi wa Kigali mu itangira ry'amashuri azafunga icyumweru. Abanyeshuri ndetse n'ababyeyi bafite impungenge. Mu kidusobanurire neza Deje Wanesa, mu bigaragara hari abana biyandikisha gukora ikizamini ariko mu bicaye imbere yacyo imibare iragabanuka cyane. Aba bana bajya hehe biterwa ayo twitaga schools of excellence, wenda bishobora kuba byarahinduye inyuto, ariko dutekereza ko boarding schools ziganjemo amashuri meza. Mutekereza ko bizagenda gute kugira ngo tubone abana bajya muri boarding biyongera? Bizagenda gute kugira ngo tubone abana bajya muri boarding biyongera? Hanyuma ubwashize twakurikiye muri media ikibazo gikomeye cy'ababyeyi bitotombeye placement cyangwa uburyo abana bagiye bahabwa imyanya, ugasanga hari uburyo bitari byanogejwe neza, ku buryo hari n'abantu bahabwaga amashuri ukumva ko ababyeyi babyitotombera cyane. Twagira ngo twumve uburyo noneho system mwarakoresheje kugira ngo he kuzabamo complaints nyinshi. Murakoze. Urakoze. Twafata ikibazo cya nyuma mbere yuko tuza gufata icyiciro gisoza. Murakoze. Nitwa Marie Clemence, nkorera Earth Rwanda. Ngewe ni akabazo k'amatsiko, ese umwana utsinze inshuro zirenze imwe haba hari ibihembo byihariye agenerwa? Ese ibyo bihembo niba bihari ni ibihe? Murakoze. Wasubiramo ikibazo cyawe neza, ntabwo cyumvikanye neza. Nifuzaga kubaza nk'umwana utsinze inshuro zirenze imwe nk'uko nguko abo ngabo batsinze n'ikindi gihe akongera agatsinda, ese haba hari ibihembo byihariye cyangwa se uburyo bitabwaho? Simbizi. Ubwo buryo niba buhari ni ubuhe? Murakoze. Murakoze nyakubahwa minisita, umuyobozi wa Rwanda, mwasubiza ibibazo tukaza gufata icyiciro cya nyuma. Murakoze. Murakoze. Ikibazo cya nyuma ntabwo nacyumvise neza. Ubundi abana duhemba dukurikira ibyiciro bari barimo. Nk'ubu ngubu abarangije P6 bariya batanu bahize abandi tukabahemba. Sinzi rero niba barahize bagahembwa muri P6 bagera muri O level bakongera ngira ngo nicyo ngicyo. Okay. Barongera bagahembwa. Barongera bagahembwa nk'uko babibonye. Buri cyiciro turahemba. I think that, so just leave it at that. Ku kibazo Mbabazi yarabajije kijyanye na boarding school, performance at the boarding school ugereranyije na day school. Ndaza kureba niba dufite iyo mibare, ariko tutayifite ubu ngubu twayireba tukareba uburyo batsinze, ariko ntabwo mpamya yuko abari boarding school batsinda cyane kurusha abari muri day school. Ngira ngo ndetse ikibazo cya Mbabazi nagihuza n'ikibazo cya Jean de la Croix, kubera ko I think ari myth yuko boarding school ariyo nziza kuruta day school, ariko biterwa n'ubufasha umwana afite imuhira. Kuko ushobora kwiga kuri day school ukagira ubufasha butuma ukora neza kurusha wajya muri boarding school, cyane cyane ku bana batoya. Ubwo rero ahubwo twari gutwe kubaza, aho kugira ngo intego iba ari ukongera imibare y'abajya muri boarding school, ahubwo tukavuga ngo ni iki twakora kugira ngo day school zitere imbere zikore neza kurusha yenda uko zikora ubu ngubu. Ngira ngo aho ngaho nicyo kintu tugomba kwitaho kurusha. Ntibivuge ngo nk'ubu Deje yaberetse yuko imyanya yo muri boarding school muri S1 ari 7%. Imbaraga zo kujya kubaka boarding schools kugira ngo abandi 93% bayigemo byarutwa nuko twashyira imbaraga muri day school kugira ngo bige neza
kandi batsinde bari na hafi y'imuhira, kuko aba bana baracyari batoya cyane. Ngira ngo byanafasha kugira ngo n'ababyeyi babiteho kurusha. Rero ubwo ngubwo icyo navuga ni ukureba byose, ari muri boarding school tukareba uburyo tubitaho kurusha, abari muri day school tukareba uburyo tubitaho kurusha, ireme ry'uburezi rikazamuka, ari muri day school ari muri boarding school kimwe. Ngira ngo niko ukuntu mbibona ku byerekeye ibingibi bya boarding school na day school. Ku byerekeye placement issues Jean de la Croix yavuze cyangwa se complaint, DG yatweretse uburyo iyi process ikorwa. Impamvu iyi process twayiganiriyeho hano dutangaza amanota ni ukugira ngo buri muntu wese abyumve, yumve uburyo bikorwa, noneho arusheho gusobanukirwa uburyo bikorwa. Ngira ngo abantu bamaze gusobanukirwa ni uburyo bikorwa, bashobora noneho kubyumva uburyo umwana wabo cyangwa se abanyeshuri ubwabo bagiye mu kigo runaka aho kujya mu kigo runaka. Ariko kandi nk'uko DG yabivuze, utanyuzwe wese ashobora kwegera NESA akabaza, bakamusobanurira kurushaho kugira ngo umuntu wese anyurwe. Imibare y'amashuri dufite irahari, irazwi, twayitangaje kandi ngira ngo namwe mwari musanzwe munayizi. Process dukoresha kugira ngo abana bagiye mu kigo runaka nayo irahari. Iyo process muramutse mutayumvise twakongera tukayisobanura, hanyuma ukumva uburyo ikoreshwa. Ariko hagize utanyuzwe, tukongera akaganiriza NESA bakamusobanurira uburyo byakozwe, bakanareba case yiwe at the individual level kugira ngo yumve, abone ko atarenganijwe. Kubibaza nk'uko yabivuze ntabwo bivuze ko biguhindurira ikintu, ariko ubinyuramo ukabyumva. Haramutse hari impamvu yenda hari ikintu kitagenze neza, kirakosorwa, nta bwiru burimo. Ibintu byose rwose bigomba gusobanuka, bigasobanukira ababyeyi n'abanyeshuri. Icyo nicyo navuga kuri icyo kibazo Jean de la Croix yari yabajije. Ku kibazo Kaberuka yabajije kijyanye n'abakobwa, hagati y'abakobwa n'abahungu imikorere, nibyo ko kurebye imibare urasanga cyane cyane muri P6 abakobwa, imibare y'abatsinze y'abakobwa iruta y'abahungu. Ariko ndagira ngo nabibutse yuko umubare w'abakobwa uruta umubare w'abahungu. Muri P6 abantu bari registered, abakobwa barenze umubare w'abahungu 20,000, ngira ngo bamwe ni 100,000 abandi 120,000. Rero ntago bitangaje nujya kureba mu mitsindire kugira ngo ubone ko abakobwa batsinze ari umubare munini kuruta w'abahungu. Ibi bitavuze yuko tugomba kugenda tugasesengura kugira ngo twumve uburyo twafasha abana bose ngo bashobore gutsinda. Mu myaka ishize hari imbaraga nyinshi twagiye dukira mu gufasha abana b'abakobwa, kuko nibo bari inyuma cyangwa se batahabwa amahirwe yo kugira ngo bige. Ibyo byari bikwiye kandi byatanze umusaruro. Ubu rero tugomba kureba abana bose, ari abakobwa ari abahungu, kugira ngo bazamuke. Urabona nk'iyo warebye abana twahembye hano ni byiza, ariko urabona ko umubare w'abana b'abakobwa ukiri hasi muri aba top performers. Nacyo ni ikibazo tugomba gushakira impamvu, tukareba n'uburyo nacyo tugikemura kugira ngo abakobwa n'abahungu bose bazajye batsinda kandi batsindire hejuru. Ibyerekeye, ngira ngo Abdul niwe yabazije
ibijyanye n'ireme ry'uburezi muri iyi myaka 12 ibanza, ndetse akavuga ati hari abana cyangwa se ababyeyi basanga abana ntacyo bize bakabakuramo. Ahangaha nakwizeza ababyeyi yuko imbaraga leta y'u Rwanda iri irashyira mu mashuri izatuma abana babo koko biga bakamenya bakagira icyo bakura muri aya mashuri. Amashuri cyane cyane ngaya yibanze agira ingaruka ikomeye ku buzima bw'abana. Ni ngombwa ko aba bana tubafasha, cyane cyane ababyeyi mubafasha kugira ngo bagume mu ishuri, kandi mwegera amashuri, mwegera abarimu kugira ngo mumenye uko abana banyu bariho barakora mu ishuri. Ntimubibarekere gusa, ahubwo mubihagurukire. Niba ubona ko umwana atari hariga neza, ubibaze mwarimu, ubibaze umukuru w'ishuri, ubibaze Minisiteri y'Uburezi, kuko izo nzego zose navuze zibereyeho kugira ngo zigishe abana. Niba wumva ko zitariho zirakora akazi kazo, uhaguruke nk'umuturarwanda ubaze izo nzego icyo ziriho zirakora, ariko zigishe abana kandi abana bamenye kandi batsinde. Ubwo rero ntabwo navuga ngo kuvuga ngo umubyeyi aravuze ngo ntacyo nkuye mu ishuri reka nkure umwana. Ibyo ntabwo bifasha umwana, ntabwo byubaka igihugu. Kandi nabibutse yuko ari n'itegeko ko abana bajya mu ishuri. Ubwo rero iyo utabikoze wanica n'itegeko hejuru yo kuhemukira umwana wawe. Ngira ngo ni ibyo bari babajije. Sinzi niba DG yanyunganira ku byerekeye boarding school versus day school, niba dufite iyo mibare hano, niba tutayifite nayo akajya kuyishaka akayibagezaho. Akoze uno minister nayo dufite ubu ngubu ahangaha, ariko biroroshye kuyikora. Umunyamakuru wabajije icyo kibazo twaza kuyimushyikiriza ndetse n'abandi bayikeneye. Nagira ngo ngaruke gato ku byo mwari muvuze uno minister. Ubundi iyo dushyira abanyeshuri mu myanya dukurikiza ibintu bitatu. Icya mbere ni imyanya iri mu mashuri bihari uko ingana mu mwaka wa mbere n'uwa kane. Icya kabiri dukurikizaho ni uko abana baba bakoze. Hanyuma icya gatatu ni ubusabe bw'abanyeshuri. Ni ukuvuga ngo abanyeshuri tuvuge 1000 basabye ku ishuri runaka bashaka kujya kwigayo, buriya nta bundi buryo twabona uburyo dukemura uko gushaka kujya kuri iryo shuri uretse gukurikiza uko abana bakoze. N'ibyo bintu bitatu rero, kandi nk'uko nabivuze na minisitiri akabisubiramo, imyanya ibihari ibibaze rimwe na rimwe ubusabe mutugezaho turabwumva, ariko ugasanga nta bw'inyagamburiro. Nicyo kintu nagira ngo nongereho cy'ibyo dushingiraho dushyira abanyeshuri mu myanya. Murakoze no minsi. Murakoze nyakubahwa minisita. DG Nesa, twafata ibibazo bibiri bitatu bya nyuma. Patrick, yego, bitatu bya nyuma. Murakoze. Hello, I'm a reporter from New Times. My name is Frank. Minister, by any chance, maybe we can know how did the students perform generally in mathematics and sciences compared to other subjects? Thank you. Ukurikiraho. Murakoze, nitwa Kamariza Agnes, nkorera Imvaho Nshya. Ngira ngo mu mibare mwatugaragarije mwatweretse ko ikigero cy'imitsindire cyiyongereye ugereranyije n'umwaka ushize. Kandi twagiye tubona abana basohoka mu kizamini cya leta uyu mwaka babyinira ku rukoma bagaragaza ko kubera multiple choice bababajije batigeraga bakora etide, bahumirizaga bagahitamo igisubizo cya nyacyo. Ntaho bihuriye no kuba imibare y'imitsindire yariyongereye. Murakoze. Murakoze.
Nitwa Ntabareshya Jean de Dieu, ndi umwanditsi wa igihe.com. Nashaka kubaza ikibazo kimwe kijyanye n'uburyo mwatugaragarije amasomo amwe n'amwe yo gushyirwamo imbaraga, ariko ndashaka kugaruka cyane ku mibare n'ubugenge. Mu mpinduka muheruka gukora mugaragaza ko n'ubundi imibare igiye kujya yigwa mu mashuri yose, ariko iyo urebye uburyo kuri iyi nshuro yatsinzwe 27% mu by'ukuri ni ikigero kiri hasi cyane. Ndagira mbaze, ese biraterwa n'iki imibare n'ubugenge ko biri gutsindwa, abana bari kubitsindwa cyane? Hanyuma niki kigiye gukorwa nka Minisiteri y'Uburezi kugira ngo aya masomo ashyirwemo imbaraga? Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Mutoni Brenda, nkorera Izuba Radio na Televiziyo. Nagira ngo nshimire Minisiteri y'Uburezi kuri iriya gahunda yo kugaburira abana ku mashuri, ariko iyo ugerageje kureba mu bigo by'amashuri ya leta, imirire y'abana ubona iteye inkeke. Sinzi niba ari uko wenda bariho amafaranga makeya y'ibyo kurya, kuko ababyeyi batubwira ko bishyura 1000 cyangwa se 975 niba ntibeshye school fees, aho usanga umwana wo muri nasare arya imvungure. Ukibaze se muri ya mirire myiza y'abana duhora tuvuga ntabwo byaba biteye inkeke? Ese nyakubahwa Minisita, ni iki mugiye gukora kugira ngo bano bana barye indyo yuzuye? Ikindi nabaza kuri ranking y'ibigo, ese irasohoka ryari? Turayibona uyu munsi cyangwa se uko ibigo byagiye bikora muri uko gukora ibizamini bya leta? Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisita. Ikoranabuhanga ryari ridutengushye, nyakubahwa Minisitiri, umuyobozi mukuru wa NESA, mwadusubiriza kikaba n'icyiciro cya nyuma cy'ibibazo dufashe, ariko tuzakomeza nk'uko mwabitangaje ari NESA cyane cyane kuri ibi bizamini. Natwe nka Minisiteri turahari, ku bindi bibazo twakomeza tugapanga uko tuzaganira hari ibyo mutasobanukiwe. Murakoze. Murakoze. Ku byerekeye imibare DG yasangize hano, iyi ni kuri ngira ngo mwagarutse ku byerekeye mathematics na physics. Muri P6 cyangwa se umwaka wa nyuma w'amashuri abanza, imibare abana pusa 27 nibo batsinze imibare. Ngira ngo Jean de Dieu cyangwa hari wabivuze. So 27% y'abanyeshuri bo muri P6 nibo batsinze imibare. Ubwo rero urumva ko atari imibare ishimishije. Ni nacyo gituma navuze yuko muri remedial program imbaraga nyinshi izashyirwa mu mibare kugira ngo abanyeshuri barusheho gukora neza muri icyo cyiciro. Ikindi cyabajijwe ni ibyerekeye performance cyangwa se uburyo abanyeshuri bakoze muri physics muri O level. So muri physics abatsinze abana bari muri O level purusa 27.55 nibo batsinze. Ukabona bigiye kungana na ya mibare y'abatsinze muri mathematics muri P6. Ibi rero birerekana yuko tugomba gushyira imbaraga muri izi za sciences, kuzamura ubushobozi muri aya masomo ya STEM cyangwa sciences. Bizafasha abana kwitegura, ndetse za learning pathway twashyizemo, urabona ko twashyize imbaraga nyinshi muri mathematics, kuko abanyeshuri bose bazaba bari muri A level baziga imibare bose, niyo baba wiga indimi n'imibare izabirimo. Ikindi urebye nk'amashuri twari dusanze dufite amenshi
byitwaga ko yigisha sciences cyangwa se science combination, ariko amenshi atigisha physics. Ibyo nabyo learning pathways zizabikosora. Rero ibyo twabonye cyane cyane muri izi sciences biragaragara ko tugomba gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo tuzamure uburyo abana biga aya masomo kandi n'uburyo batsinda aya masomo. Kubibona buriya nubwo atari ibintu bidushimishije kubona imibare, ariko bituma tumenya naho dushyira imbaraga. Ni wa mugani ngo ibuye yagaragaye ntiriba rikisha isuka. Ubwo rero tuzi aho dushyira imbaraga, ari abarimu, ari REB, ari abayobozi b'ibigo, ari minisiteri. Ubwo imbaraga dushyira muri aya masomo tugiye kuzongera ku buryo niduhura ubutaha tuzasanga imibare yiyongeye. Nibyo tuzakora kugira ngo ibyo ngibyo bisubije ibyari byabajijwe. Kandi no mu yandi masomo nesa niba ibi bitari kuri website nabyo muyishyireho kugira ngo mushobore kubona uburyo abana bakoze mu masomo yose, atari imibare gusa, atari physics, murabibona byose uburyo bakoze, ndetse n'amashuri abibone n'ababyeyi babibone, babone uburyo bafasha abana babo muri ubwo buryo. So those are the subject, those are the percentages. Nkuko nabivuze byose ibi ngibi turabishyiraho kugira ngo namwe mushobore kubibona mutarinze gusoma ibyo mwanditse tuvuga, ahubwo biraba biri kuri website. Hari ikibazo cyabajijwe n'umunyamakuru wo mu Mvaho Nshya kijyanye na multiple choice. Uburyo ibizamini bikorwa haba harimo ibyiciro bitandukanye. Ibintu wavuze ngo multiple choice ntabwo ari bishya, bisanzweho. Ngira ngo DJ aza kutwereka yenda ibyiciro by'ibibazo bitandukanye byari muri ibi bizamini, ndetse n'ibyari mu bizamini bya mbere byariho mbere. Urasanga yuko ibintu biganirwaho n'ibijyanye na multiple choice harimo kugaragaza kutabisobanukirwa neza, kuko ibi ni ibintu bikoreshwa ku isi yose. Kandi iyo umuntu avuze ngo ndahumiriza ngahitamo, hari abantu ibi loto ntibujya mubona ibi bya loto. Wabibajije hariya ninde wabibajije nyibutsa? Ntabwo ahari. Nashaka kumubaza loto amaze gutsinda uko zingana, ko yahumiriza agatsinda loto. No, ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo koko. Ibi ni ibintu ugomba kwicara ugasoma, ukumva, ugakora imibare, ukagera ku mwanzuro, ukabona igisubizo, none ukareba niba hari igisubizo gihwanye n'icyo wabonye. Rero ibyo gutekereza yuko umuntu azajya ahumiriza agafata, ntabwo ari byo. Ntabwo ariyo ntandaro ya improvement twabonye. Ibisobanuro bya improvement twabonye biri ukubiri. Hari remedial program yameze amezi 7. Ni ukuvuga mu mezi 7 abana bajyaga ku ishuri muri weekend kugira ngo bafashwe gusobanukirwa n'ibyo bize, bafashwe aho bumva batafite imbaraga. Abarimu babikoze nibo babafashije gukora neza. Icya kabiri ni mindset, nuko abana bumvise yuko bagomba gukora, bagomba gubishyiramo imbaraga. Ibyo bintu uko ari bibiri niyo bisobanura
intambwe cyangwa intera twabonye mu kongera performance y'abana. Ibyo bintu uko ari bibiri, gushakisha ahandi umuntu yabikora ariko ntabwo ari byo, ngira ngo ni ibyo ngibyo. Ahubwo reka dushyire imbaraga mu gufasha abana kugira ngo barusheho gukora neza, kuko gutsinda kw'aba bana ntabwo ari bo bonyine babyungukiraho, ni twese nk'igihugu tubyungukiraho. Rero bituma twese tugomba guhaguruka tukabishyiramo imbaraga. Ibyo nibyo nabarakira kugira ngo dukore. Ubwo ngubwo reka mbonereho gusoza iki kiganiro mbashimira ko mwashoboye kuza kugira ngo tuganire kuri aya manota yasohotse. Nongera nshimira aba bana bari hano uburyo bakoze neza kandi babera abandi urugero kugira ngo nabo bazashobore gukora neza ubutaha. Nashimira abarimu, abayobozi b'ibigo, ababyeyi dufatanya kurerera u Rwanda, kandi mbizeza yuko Minisiteri y'Uburezi n'ibigo bishamikiyeho ndetse na leta yose muri rusange, nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze ko dusangiye inshingano y'uburezi, ko tuzakora uko dushoboye twese, uko dushoboye kose, kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi maze abana bacu, abana b'u Rwanda babyungukireho ndetse natwe tubyungukireho, kuko bazatubakira u Rwanda twifuza, u Rwanda bifuza. Murakoze cyane. arakoze nyakubahwa Minisitiri, nyakubahwa umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibizamini. Umuhango waruteranyije hano urasoje.